Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza ati niyihe nama mwangira ko nshaka kwicuza ariko unzi mu cyaha akaba ngaragariza ko azashyira hanze kandi ko ibyo byangiraho ingaruka zikomeye, mwangiriye ihe nama? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kwicuza ni ingabire ya Allah subhanahu wa ta'ala itabonwa n'uwo ari we wese. Ntawe Imana iyiha, nta n'uwo Nyagasani afungurira igituza cye ngo yibone abone ikibi cye anafata umwanzuro cyangwa atekereze kukivamo, usibye umugaragu w'Imana, kandi wa mugaragu Imana ikunda kurusha abandi, kubera ko ntago ariko buri munyacyaha wese ashobora kwicuza, na wa wundi wese ukora icyaha avuga ngo nzicuza, uyu nguyu ari hafi cyane yo kuzarinda apfa aguye mu cyaha cye, kubera ko icyaha ntago bagikora ngo bazicuze, cyangwa se umuntu akakigambira agambiriye no kwicuza. Ese ntubona ko bene Yakobo abavandimwe ba Yusufu biyemeje ko bagiye gukora ibyaha cyangwa se bagiye kwangiriza mugenzi wabo n'umuvandimwe wabo bavuga ngo bazicuza? Ahangaha abasobanuzi ba Qur'an batugaragariza ko bamaze imyaka irenga 30 batarabasha kwicuza, kandi bari mu rugo rw'intumwa babana n'intumwa, barumuna babo ari intumwa, na bakuru babo ari intumwa, kandi n'ababyeyi babo ari intumwa, na basekuru bose ari intumwa. Ari urugo rwirirwamo amagambo y'ubutumwa, rumanukiramo wahayi kuva ku Mana, ariko ntibigeze babasha kwicuza kubera ko bakoze icyaha bakigambiriye kandi banagambiriye ko bazicuza. Muvandimwe rero, niba Nyagasani agufunguriye igituza cyo kwicuza, Nyagasani akaba agushyize mu bagaragu be batekereza ku cyaha kandi bakumva ko igihe cyo kukivamo kiba kigeze, uramenye la tataraddad, uramenye ntugende biguru ntege kandi ntunajijinganye mu gutera intambwe yo kwicuza. Naho ibindi byose bikuzengurutse n'indi byose bisigaye, ibyo ngibyo nibyo Nyagasani avuga ngo wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah. Ushobora kukangishwa na shaitani ibikangisho runaka, byaba ari ukugutinyisha ko nuramuka wikijije ari buze kugushyira hanze, nagushyira hanze uri buze gutakaza icyubahiro cyawe, cyangwa se uri buze gutakaza akazi kawe, cyangwa se uri buze gufungwa, cyangwa se uri buze kugira ingaruka iyo ari yo yose, uko yaba ingana kose nta ngaruka n'imwe ingana n'umuriro wa jahannama. Uko yaba ingana kose nta ngaruka n'imwe ingana n'uburakari bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uko yaba ingana kose nta ngaruka n'imwe ingana no gutakaza idini yawe, ukaba mu cyaha ukizi ko ari icyaha ariko utarakivamo ngo kugira ngo batagushyira hanze. Muvandimwe, uzi neza ko abamenyi batugaragariza ko ibirenga 75 mu kwihangana byose bikubiye mu cyaha. Gute? Kwihangana birimo ibice bitatu, nubwo abantu bafashe kimwe akaba ari cyo bamenya gusa, ibindi bagasa nk'aho biteye umugongo. Icya mbere ni asabru ala fi'li ta'ati, ni ukwihanganira gukora ibikorwa byiza, kuko ibikorwa byiza bikeneye imbaraga, bikeneye ubwitange, bikeneye ubushake, binakeneye no kwigomwa cyane, kandi kubyihanganira icyo nicyo gice cya mbere kigize ukwihangana. Icya kabiri asabru ala tarki al-ma'asi, kwihanganira kuva mu cyaha no kureka icyaha, kukireka utayagikora no kukivamo wakigezemo. Icyo ni igice cya kabiri kigize ukwihangana. Ibice bibiri byose bigize ukwihangana byose bishingiye ku cyaha. Icya gatatu asabru ala al-aqdar al-mu'lima, no kwihanganira ya mageno y'Imana atubangamiye anatubabaje. Aha icyo ndashaka kugaruka kuri ibyo bibiri bya mbere. Urakeka ko umuntu kwigomwa kurya haramu, abandi barimo kuyirya, urakeka ko byoroshye? Abandi barimo guteka umutwe gusa bakabona amamiliyoni, we akajya kwikorera umufuka bakamuha 100. Ibyo ngibyo urakeka ko byoroshye aramutse afite aho ateka umutwe kandi n'impamvu zo guteka umutwe zifite? Ibyo ngibyo kubireka bikeneye ubunyangamugayo, bikeneye ubupfura, bikeneye imbaraga, bikeneye kwihangana. Hanyuma noneho iyo wabigezemo, ukwihangana ukenera ni kunini cyane, kubera ko warangije kuryoherwa n'icyaha, warangije no kubonja kuri bwa buryohe bwa cyaha. Ahangaha nibwo ukenera kwihangana kurushaho. Ni nayo mpamvu Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ibihembo by'abicuza Nyagasani arabikuba akanabizamura akabigira byinshi cyane, kugeza ubwo ahindura n'ibyaha byabo byiza kuri bo. Ni ukuvuga ngo umuntu yakoze icyaha akicuza akabasha kukivamo, Nyagasani amuhindurira cya cyaha nacyo kigahinduka igikorwa cyiza, hanyuma kikiyongera no kuri tauba, hanyuma ibyiza bigakomeza kuba byinshi. Uratekereza ko izo ngabire za Allah subhanahu wa ta'ala aziha uwari wese? Nyagasani aravuga ngo wama yulaqaha illa alladhina sabaru, ati nta numwe ubona ibyo byiza bingana gutyo keretse ba bandi bihanganye. Kwihanganira iki? Uko kwihanganira uwo muvandimwe mubi, uko kwihanganira inshuti mbi, kwihanganira ibyo bikangisho byose bishobora kukugeraho, kuko
mu bintu bikomeye cyane biranga ukwicuza nyako kuzuye ni ukubasha kwihanganira za ngaruka zaje nyuma yo kwicuza. Icyo ngicyo umuvandimwe kizirikane, icyo ngicyo gikomereho, wumve ko ibyo byose biri mu gice kiri muri byo uzereka Imana igihe uzaba wigeze imbere ukayibwira uti Imana nyagasani, narihanganye ndicuza mva mu cyaha, bankangisha kureka akazi, bankangisha kusuzugurika, bankangisha gusenya urugo, bankangisha kubura ubwisanzure no gufungwa, ariko ibyo byose ndabirenga ntera intambwe, Mana nyagasani ndengera. Hanyuma nakubaza nti ese urabona ute uramutse ugezweho n'izo ngaruka kubera ko wateye intambwe ugana ku Mana, hanyuma Imana ikazagutabara muri izo ngaruka, no kuba izo ngaruka zakugeraho wakomyeje kunangira mu kibi, hanyuma bikarangira n'ubundi cya kindi yagukangishaga gikoze, kandi koko utari imfura, utari inyangamugayo. Iyo yagukangisha ikintu ngo umuhe ingurane y'iki ngiki, ejo azagusaba ikindi, agusaba ikindi, kugeza ubwo uzananirwa hanyuma abikore. Hanyuma nanone ubu ngubu nibwo ufite ubushobozi n'imbaraga n'umutima wo guhangana n'icyo kibazo, bari bwo ubikora, ejo atazabikora nta n'umutima wo guhangana nabyo ufite, kubera ko hari benshi bagwaho mu bibazo nta bushobozi bw'umutima wo kwiyakira bafite, bikarangira ahubwo baguye mu byago bikomeye, bakiyahura se, bajya kurogesha se, bajya mu bindi byaha se, bahitamo kwishyira ku gasozi burundu se, cyangwa barimo barihimura n'ibindi. Icyo gihe aba yatsinzwe kurushaho. Wihotera intambwe, wirengagize ibindi byose, nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala azakurengera. Muri aya twasomye, wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghu fasta'idh billah, nyagasani avuga ngo nutinya ko ibyo bibazo bya shaitani bikugeraho, mu shaitani y'abantu n'amajini, fasta'idh billah, uzikinge ku Mana, innahu huwa as-sami'ul alim, Imana niyo yumva kandi niyibona. Wallahu a'lam.